cyane, naratangaye cyane ikintu cy'urukundo. Iri jambo bita urukundo, imbaraga z'urukundo. Urukundo rurihangana, urukundo rwihanganira byinshi. Imana itugire neza cyane. Ndasabira abantu urukundo, umuntu utunze iyi mbuto y'urukundo, ingo zari zisenyutse, ingo zari zibuze ibyishimo kubwo urukundo rwagabanutse, zongere. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndabasuhuje mwese abankurikiye, yaba abari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari mu bice bitandukanye by'isi, mwese ndabasuhuje kandi ndabakiriye mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe uvuga ngo urukundo rw'Imana rugira umwihariko, itandukaniro ry'urukundo rw'Imana n'inkundo z'abantu. Iri jambo turarisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, turasoma ibice 15, ubundi turasoma umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12. Imana itugiriye neza cyane. Iri jambo ndagira ngo mbabwire ko urukundo rw'Imana, ni mpamvu nshaka ko tuganira ku rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ni ubuzima. Niyo mpamvu rero iri jambo ndagira ngo mwese abankurikiye cyangwa se n'abazumva ino video bose muryumve neza, muryakire. Iri jambo ribabera impemburo mu buzima bwanyu. Niyo mpamvu ngira ngo mbere yuko dutangira tubanze dusenga Imana kugira ngo iri jambo ribashe kugira impinduka, ribashe kugira impinduka rizana mu buzima bwawe. Imana itugire neza cyane. Mana yacu, Mana nziza, Mana ishoboye byose, Mana ifite imbaraga, Mana iriho, Mana yahozeho. Uri ibyiringiro byacu, uri isambu itarumba, uri ubwugamo butagira umugaru. Nawakubanjirije na nuzaguheruka, izina ryawe nirishimwe. Uri Imana yaremye ijuru n'isi, idendeza ikirere n'inyanja n'ibyuzuyemo. Turiho kubw'urukundo rwawe, turiho kubw'ubuntu bwawe, turiho kubw'ijambo ryawe. Uwiteka Imana waratuzuye, Uwiteka Imana dukura mu bihe bibi, Uwiteka Imana by'ibyaha udukura mu buzima bubi kubw'urukundo rwawe. Uwiteka Imana ni wihutiraho ahubwo utugirira ibambe n'imbabazi. Utuzanisha urukundo rwawe, udukura mu magana menshi y'abanyabyaha, utuzana imbere yawe, utuzana mu nzu yawe. Uwiteka Imana turi abasore, turi abagabo, abandi ni ababyeyi, abandi ni abakobwa bashima Imana, ni abakozi bawe kubw'urukundo n'ineza yawe. Izina ryawe nirishimwe. Aya masaha rero tugiye kumva ijambo ryawe, tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rigari, ijambo ryawe ni inkota ityaye, riravuga ngo iraritera igahinguranya. Turasenze kugira ngo risenye ibitare by'umumaro mu mitima yacu. Iri jambo risenye ibitare by'umumaro mu Banyarwanda, risenye ibitare by'umumaro mu Bakristo kuri iyi si bose. Uwiteka Imana nyiringabo, wiyerekane mu icyitegererezo cy'imirimo myiza, uduhemburize ijambo ryawe, kandi urukundo rutugirirweho ineza gumeze kwa mu ruhande rwacu. Urakoze rero kubanye natwe, kugiye kutugirira neza, kuduhembuye, kandi ijambo ryawe ko rigiye gushinga imizi mu mitima yacu. Uwiteka Imana tukabasha kwaguka, tukabasha kuzabuka, tukabasha kongera guhemburwa n'ijambo ryawe. Urakoze, ni mwiza rya tubyambaje Yesu, amen. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Ndayambabwire ko ijambo ry'Imana, iri jambo ry'Imana ni ubuzima, kandi iri jambo narihaye intego ivuga ngo urukundo rw'Imana rugira umwihariko. Urukundo rw'Imana rugira umwihariko rutandukanye n'izindi nkundo abantu bavuga ngo bakundana. Ndayamubwiye ko urukundo rw'Imana rutandukanye n'urwo umuvandimwe yagukunda, rutandukanye n'urwo sheri wawe yagukunda, rutandukanye n'urwo umubyeyi wawe yagukunda. Kuko uyu munsi wawe ufite inshuti ikagukunda uri mu mahoro, wagira mu byago ikakwitakana. Ariko ndagira ngo ngubwire ngo Imana iragukunda, ikagukunda wishimye, ikagukunda ubabaye,
ikagukunda uri kurya, ikagukunda washonje, ikagukunda wambaye, ikagukunda wabuze ibyo kwambara, igukunda uri mu kazi, ikagukunda uri umushomeri, ujya mu byaha itorero ikagutenga, ariko waca bugufi Imana ikakubabarira, ikongera ikakuzahura, ikongera ikaguha ubuzima, ikagusubiza icyubahiro kubera imbaraga z'urukundo. Imana ishimwe cyane. Nawe mubabwiye ngo urukundo, bimwe mu bintu biranga umuntu ufite urukundo rw'Imana, umuntu urufite, umuntu utunze urukundo rw'Imana, ni ukuvuga ngo urukundo ni rucuya. Urukundo rw'Imana ni rucuya. Urukundo rw'Imana ruhora ari rushya, ari rushya mu buzima bw'abakristo, mu buzima bw'abarutunze. Imana itugiriye neza cyane. Urukundo rw'Imana ntabwo rusaza. Urukundo rw'Imana ntabwo rusaza. Umuntu yagukunda none ejo akakwanga, umuntu yagukunda none ejo akakurambirwa, umuntu yagukunda kuko afite icyo agutezeho, ariko ejo cyabura akaguta. Umuntu yagukunda kuko ufite akazi, ejo akazi kahagarara akakureka. Umuntu yagukunda kuko ufite ubuzima bwiza, kuko uvuka mu muryango ukomeye, ariko ejo ubuzima bwahinduka. Umuntu yagukunda ufite umubiri mwiza, usa neza, ukeye, ariko ejo uburwayi bwaza, amaheri yaza mu maso, wahindagana, uwo umubyibuho wakuva, isura yahinduka, uwo muntu akaguta, no kukwakura bikamutera isesemi. Ariko reka ngubwiye ngo Imana, urukundo rw'Imana ntabwo rusaza. Umuntu ufite uru rukundo agukunda ubabaye, akagukunda wishimye. Imana itugire neza cyane. Ndabifuriza kugira uru rukundo. Imana itugire neza cyane. Urukundo rw'Imana ntabwo rurobanura, muhumve neza. Urukundo rw'Imana ni rurobanura. Imana, ijambo ry'Imana ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo aza kudupfira, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ngo ahubwo uwo ngo umwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Imana itugire neza cyane. Imana yakunze abari mu isi, yakunze abakiranuka, bakunze abayizera, ariko abantu bashobora, iyo bagiye gukunda bararobanura. Umuntu ashobora kugukunda, iyo Yesu akiza kudukunda turobanuye, birashoboka yuko utari kuza mu mubare. Iyo Yesu akunda Abanyarwanda, Abanyamerika ntibari kubamo. Iyo Yesu akiza kuza gupfira ababyibushye, abananutse twari kujyahe. Ese Yesu aza gupfira abananutse, ababyibushye twari kujyahe? Iyo Yesu aza gupfira abakire ubu ngubu nabo twari kurimbuka. Ariko kuko Imana itarobanura, Imana urukundo rwayo, umuntu ufite urukundo rw'Imana atarobanura, kuko Imana itarobanura, yakunze abari mu isi bose, abayizera bose, ikunda ititaye ngo uri muremure, ngo uri mugufi, yangurananutse, ngo urabyibushye. Urukundo rw'Imana ni rurobanura. Iyo ni imwe muri karagita ziranga abantu batunze urukundo rw'Imana, niyo bakundanye nibarobanura. Imana itugire neza cyane, kandi Imana iduhe uru rukundo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo urukundo rw'Imana, ijambo ry'Imana muri 149 arabivuga mu ndimi zo gushimisha Imana. Iravuga ngo urukundo rw'Imana ngo ntawarurondora, ngo ntabwo ngo ibyo ku isi byose byahinduka impapuro, ibiti byose bigahinduka uducumu tw'abanditsi, ngo ab'isi bose, abanyabwenge bose, abize amapirimeri, segonderi, amakaminuza, ngo bose bagafata akazi ko kwandikaho ibintu by'urukundo rw'Imana, ngo ntawabirondora, nta n'uwabirondora ngo abone ko abyandika ngo bikwirweho. Urukundo rw'Imana ni rugari. Urukundo rw'Imana ni rugira itangiriro, ni rugira n'iherezo. Imana igukunda uri muzima, wajya no mu bibazo ikagukunda, wajya no mu rupfu Imana ikaguherekeza. Imana itugire neza cyane. Uwo ni umumaro, ni bimwe mu bintu bigaragaza umuntu utunze uru rukundo. Umuntu ufite urukundo rw'Imana arangwa no kugira neza, arangwa no kubaha. Imana itugire neza cyane. Mureke dusome ijambo, ndumva afashijwe cyane, ndumva afashijwe. Imana itugire neza cyane. Dusome 15 umurongo wa 10, haranditse, hari amagambo avuga ngo Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Hari amagambo avuga ngo nimwitondera amategeko yanjye, muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwe. Imana itugereza. 11 handitse ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, kandi umunezero
umunezero wanyu ube wuzuye. Ngiri tegeko 13 baravuga ngo 12 baravuga ngo ngiri tegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Urukundo rw'Imana, urukundo kuko Imana yakunze abari mu isi, ibyo nibyo byatumye itanga umwana wayo. Nayango mbabwire neza yuko gukundana ni itegeko ry'Imana. Ni itegeko 10 ngo ngiri tegeko mbasigiye, mukundane nk'uko nagize ute nanjye nabakunze. Nimugira urukundo muzaba muri Kristo, nimugira urukundo muzanesha, nimugira urukundo muzaguka, nimugira urukundo muzagira ubuzima bwiza. Imana tugire neza cyane. Naratangaye cyane ikintu cy'urukundo, iri jambo bita urukundo, iyi mbuto y'urukundo yaranangaje cyane. Ni imbuto ndende, ni imbuto umuntu atabona uko avuga, ni imbuto ikomeye cyane. Naratangaye aho umusore abavuka Icyangugu, avukira iyo mu cyaro za Rusizi, ari umushipire, yarangiza umukobwa akavukira Nyarugenge hano mu mujyi wa Kigali, agakurira i Kigali, akaba muzima bw'i Kigali, iwabo akabyarwa n'ababyeyi, nyina akamwosa, nyina akamurera, nyina agakura, akamukuza, bakamwishyurira ishuri. Yarangiye kumwishyura ishuri akamara imyaka 10, 20, 30, 25, 30 abayeho ari kumwe n'ababyeyi, ari kumwe n'abavandimwe, nta kintu yabuze. Ariko umusore agahubuka iyo ngiyo, akazamuka iyo ngiyo za Cyangugu, akaza utaza aho yarerewe, ariko yabwira umukobwa ati ndagukunda, ndashaka kumbera umugore, ndagukunda, ndashaka yuko nzagutetesha, ndagukunda, ndashaka yuko nzaguha ibyanjye byose, ndagukunda, ndashaka kuba mu buzima bwanjye. Ibyo bigatuma, Mana ishimwe cyane, ibyo bigatuma umukobwa asiga ababyeyi, agasiga nyina wamutwise, agasiga nyina wamwonye, nyina wamutwise, akamutwara mu nda, akamutwita amezi 9, akamugira ku gise, akamubyara, akamwosa, akamuyungurura igikoma, akamunombera igitoki, akamukuza, akaba mu buzima bunejeje, akiga, bakamutangiza ishuri, akarangiza, bakamwishyurira amanerivare, bakamugaburira, bakamwambika, akaba mu buzima bunejeje, afite ababyeyi, afite abavandimwe, bakamutoza disipline. Ariko umuntu atazi aho yakuriye, atazi nimba ari umujura, atazi nimba ari umusambanyi, atazi nimba ari igisambo, atazi nimba azamurira mu nzu, atazi nimba ari umupfumu, atazi nimba ari umirabunguri, kuko ijambo rivuze ngo ndagukunda, akemera gusiga umuryango, akemera gusiga inshuti, akemera gusiga ababyeyi, agakurikira ijambo ndagukunda. Ni ikintu gikomeye ijambo urukundo. Ndabifuriza kugira urukundo rutari rw'abisi, urukundo rwihanganira byose. Niko ijambo rivuga ngo rubabarira bose, urukundo nirugira ishyari, urukundo nirugambanirana. Imana ishimwe cyane, Imana itugiriye neza cyane. Bimwe muri kondisiyo, bimwe mu bintu bigaragaza umuntu ufite urukundo rw'Imana, umuntu utunze iyi mbuto y'urukundo. Urukundo ngo rurababarira, urukundo nirugira ishyari, urukundo rurikangana. Reka mbabwire, urukundo rurigomwa. Umuntu ufite urukundo yigomwa umwanya. Reka mbabwire, uziko iyo umuntu akunze umuntu yemera no kwigomwa umwanya we, atashya ananiwe, ariko kugira ngo avugishe umukunzi we, kugira ngo bimve uko umukunzi we ameze. Urukundo rwa Yesu rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, akamanuka mu ijuru kubera urukundo, kubera gukunda abari mu isi. Twari tumaze kumucumura, Adamu na Eva bamaze gutandukira, bari bumviye Satani, bagwa mu cyaha. Ariko kubw'urukundo Yesu ntiyabarimbura, Yesu ntiyabatura umujinya, ariko kubw'urukundo yongera ngo kwica umwana w'intama, abashakira imyambaro aho bari basanze bambaye ubusa kubera icyaha. Imbaraga z'urukundo, urukundo rurihangana, urukundo rwihanganira byinshi. Imana tugiye neza cyane.
ndasabira abantu urukundo. Umuntu utunze iyi mbuto y'urukundo arikangara, umuntu utunze imbuto y'urukundo agwa neza, abantu bamushaka imbuto zo bakazibona. Uyu muntu utunze imbuto z'urukundo narya wenyine, uyu muntu ntabwo yabona mugenzi we ababaye ngo yishimire ko ababaye, ahubwo barabarana nawe. Ntabwo yabona mugenzi we yambaye ubusa ngo areke kumwambika, ntabwo yabona mugenzi we ashonje ngo areke kumugaburira, ntabwo yabona mugenzi we ari umushomeri ngo areke kumushakira icyo gukora, ngo afate umwanya wo kumuvuga aho gushaka umwanya wo kugira icyo amumarira. Reka mbabwire ngo mugire urukundo. Nugira urukundo Imana izakwishimira, nugira urukundo uzabana n'abantu bose amahoro, nugira urukundo uzaguka, iterambere ryawe rizaba ryiza kubera ko utunze imbuto y'urukundo. Imana itugereza cyane kuko Imana yakunze abantu bari mu isi, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ndabifuriza kugira urukundo, ndabifuriza gukundana, ndabifuriza kugira urukundo muri karitsiye. Nugira urukundo mu itorero uzaba umumaro, nugira urukundo uzaba umumaro mu gihugu, nugira urukundo uzaba umumaro ku isi, nugira urukundo uzaba umumaro ku muryango. Urukundo rurihangana, urukundo rurigomwa, urukundo hari ibintu byinshi rwirengagiza. Ntabwo umuntu agusaba imbabazi iyo utunze iyi mpano y'urukundo, ntabwo winangira umutima, uca bugufi ukamubabarira, kuko natwe twababariwe na Yesu Kristo. Yemera kuza kudupfira. Yesu ntiyapfira abanyarwanda gusa, ntiyapfira abanyamerika gusa ngo abanyarwanda twihorere, ntiyapfira abazungu ngo abirabura bareke, ntiyapfira ababyibushye ngo abananutse bareke, ahubwo kubw'urukundo rwe yemeye gupfira buri umwe wese kugira ngo tutabonekaho umugayo, ahubwo twese tube ibitambo byera bizima kandi bishimwa n'Imana. Imana itugire neza cyane. Nari mbabwiye ngo mugire urukundo, narishishikarije buri muntu wese kugira urukundo. Mukundane, mureke dukundane, muri korari ukundane. Imana itanga urukundo mu murimo. Ahantu hari urukundo abantu babana amahoro, abantu nibaryana, abantu nibatukana, abantu nibabesherana, abantu nibagambanirana. Ahantu hari urukundo usanga muri korari bahuje, ariko kuko nta rukundo ubusanga babesherana, ubusanga bagambanirana, ubusanga bahigana, ubusanga barogana. Impamvu uwumva no mu itorero harimo amarozi, ugasanga umuntu yarogewe mu itorero, ugasanga umuntu yarogewe muri korari, ugasanga umuntu yarogewe mu kazi, nuko nta rukundo ruba ruhari, abantu bagahigana. Ariko hano hari urukundo, abantu bashyira hamwe, abantu barumvikana, abantu baruzuzanya. Imana ibaha urukundo. Ndabasabira urukundo, ndasabira buri muntu wese urukundo. Urukundo rw'Imana rube muri mwebwe. Imana itugire neza cyane. Reka mbasengere muri iri jambo, nsabira buri muntu wese uwumvaga afite iyi mpano, uwumvaga atunze imbuto y'urukundo, Imana yikomeze, kuko ni impano Satani ahiga. Abantu bakundana bagera kuri byinshi, niyo mpamvu Satani ashaka kubiba urwango, ngo igihe kimwe ngo umuhinzi ngo yaragiye ngo arabiba imbuto, ngo zimaze kumera, ngo nijoro ngo umwanzi ngo abacunga abahinzi basinziriye, ngo aragenda bibamo urukungu, ngo imyaka iramera, ngo igihe kigeze ngo imyaka itangiye kwera, ngo abahinzi bitegereje basanga ngo hamezemo ikintu bita urukungu. Baragenda babaza umukuru, babaza nyir'umurima, baramubaza ngo byatewe n'iki? Babaza umubibyi ati byatewe n'iki? Arabaga ati umwanzi yarabinjiranye muhunikiriye. Baravuga ngo tugende tubirandure. Baramusubiza ati hoya ntabwo byashoboka. Mane tugire neza cyane. Baba bati mubireke bikurane, igihe n'ikijya cyo gusarura tuzacangura amasaka n'urukungu, amasaka tuyahunike, urukungu turutwike. Imana tugire neza cyane. Amen. Reka dusenga Imana. Mana yacu, Mana nziza, Mana ifite imbaraga, Mana ifite ubutware n'ubushobozi, Mana idukunda. Turagushimiye cyane kuko uri Imana yakunze abari mu isi. Ibyo byatumye utanga umwana w'ikinege. Uwiteka Imana aza mu isi, yemera gupfa, yemera gukubitwa, yemera gushinyagurwa, yemera kwangwa, yemera gucibwaho amacandwe mu maso kubw'urukundo. Izo ni imbaraga z'urukundo wadukunze. Nanjye nasenze kugira ngo abantu bose bankurikiye, abantu bumvishire ijambo, abantu bazumvira ijambo, abantu bazumvira video, kugira ngo ubagwirize imbuto y'urukundo muri bo. Iyi mbuto y'urukundo igere ku basore, iyi mbuto y'urukundo igere ku bakobwa, iyi mbuto y'urukundo igere ku bamama, iyi mbuto y'urukundo igere ku bagabo, iyi mbuto y'urukundo igere mu ngo, kugira ngo ingo zari zitatanye, ingo zari zisenyutse, ingo zari zibuze ibyishimo kubwo urukundo rwagabanutse, zongere zivirwe, zongere
zongere Uwiteka Imana urukundo rutaye muri izi ngo kugira ngo zongere Uwiteka Imana nyir'ingabo umucyongera agaragare muri zo. Imbuto y'urukundo abasore nibayigira bazavugisha ukuri, abakobwa bayifite bazahuza n'abasore bavugisha ukuri, abamama bayifite bazahuza n'abatware babo, ingo ziyifite itorero niziyigira nizitunga imbuto mu itorero, abantu bazuzura umwuka wera, abantu bazakizwa neza, abantu bazakiranuka, abantu bazera imbuto, abantu bazagwira. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze Mwami mwiza kubera yuko tugwirije urukundo muri twebwe, kandi n'abari barufite ukaba ugiye kubongerera, ukaba ugiye kubagirira neza. Umwanzi ngo yaraje ngo abibe urukungu mu masaka, turasenze kugira ngo uturinde uyu mwanzi uza kutubiba mu rwango. Uwiteka Imana urukundo rwacu rugwire rurenge muri twebwe, rugere mu miryango, rugere mu kazi, rugere mu masosiyete, rugere mu itorero, rugere mu gihugu, rugere ku isi yose, abantu bavirwe n'umucyo. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.